Kujya kwanera yo kwasohoka nanje nkine. Baturo narangiza. Soko gapfusha magara nanje nine. Tutande bari. Ava bari tujye kurangiza. Karabi bayi ndi kwine. Kurangiza bure ndaje. Soko gapfusha magara. Ndi kurangiza ngiye kurangiza. Ndi kurangiza. Agara nanje nine. Ayiga datwe. Yabo. Igikanu. Bamvunye umutsi w'ikibuno. Aranjugunye we. Arangishwa muhambirwa. Ngo ni gisebe. Leo kayi gisebe. Babarira. Baba. Wankoreye ubu ngubu ubuzima mbandimo ibara ubuzima bwiza. Babarira. Nani izi telefone wari wicanyanga niba ingingo nibabazanye kuri komeza amabuni. Ariko ruje gushaka akazi k'izindi ndaya haje. Babarira. Si bosi yabahuka tugakora vuba mwana. Abahunga ntabwo azuka abana baburaye. Ariko uzi neza ko twaje muri polisi saa 6. Kome nzariri kunjya kandi haba cyaka akazi manze ndibira. Allo, umeze utemwa? Andi hano kuri komeza amabuno nagiye gushaka akazi. Ndi nje nyine nta undi muntu hari. Abantu bizi ngako nakoze no muri za mu Bufaransa za kesi kose. Ntubizi? Sawa. Ngwino nawe urebe ko urabona akazi nta kibazo. Mu mujyi baravugiriza ko nta ndi igicucu. Kubona akazi byamvuna ndakazi. Ariko rero Ahubwo si wari kumamagara nakubwiye uko ngiye gushaka ibijumba by'abana. Baraye batari ejo biririwe igikoma. Nangiye kuri komeza amabuno wareka nkishakira ikiyede. Nyine nawe wigwaneho usorome n'utunyabutongo uje kwantuza baguhamara ayiraye. Ntibayajyaga sinayo none ndabona ibijumba mbone nayisosi byose. Saba nyine ngiye kuhagera ahubwo bundetse ndi kubona abandi bahageze. Ewe komera wa mugabo. Nawe byakuyobeye nkanje se. Komera. Ninzara yaramnyishe none n'ingofero iri guhitivamo. Kagofero kawe kaguye hasi mu. Ninzara komera. Yego wageze hano kuri komeza amabuno. Kari kuboneka sira. Kuva mu gitondo hageze saa 10 za mu gitondo. Ekado. Jewe hano mpakoreye inshuro ziri kujya muri 7. Ariko hari umupatoro. Ejo bundi yari yaje. Akoresha abakozi 30. Niba ari 30 natwe twakabonye. Umva rero. Mbara mu mwanya wanje nikiyede nshaka iyo uvuze imirimo udashoboye. Akwirukanaga ubuzira mpamba. Nta nugongera kugaruka hano. Yawe reka mbe ntegereje kandi wicare nihanganye ariko kubera nje wanze nimero yose sinyifite na nimero ndayifite ariko guhamagara wa boss ntobyemewe baratwisangira hano akazi utashoboye akazi udashoboye nyine akazi nashoboye anje na nkubwire namenye kwirira abana ntago menyaga ibihe kurya abana si bayicicana no kugira uzashora amabuje ahubwo rero ukakugira inama nampaye namujya kankugira inama agiraga na bya bintu bimeze nk'ibibase abana banyogamo bitaga ngo ni po wana kamusaba ukajura bihanagura na tuwere tugakoropa kuva utaramenye akazi nakabonye bikore nakabonye nutabikora gucyo uzata nta kintu ubonye je ko nkoraga ikiyede ntombaraga ibijumba kandi ngomba gukora paka ngize miliyoni 20. Miliyoni 20 aja kugura imodoka muri Dubai sha abakire baje gukuka mu mabyiro turi gusabira amaramuko wakora ikiyede ukazagura imodoka nuguramo n'ihene ntago uzi wamukire wahariya hijya mu gitabura bitaga kamugi umva wagicucu yatangiye ari kuja arahanagura amasahari muri restaurant umva wagicucu ahubwo ukenza nuronka ukabona muri Mondisi kuba uzaje urakora amasuku ukabatoraguramo n'amafaranga mu mabyi kuko babaga giye bihanaguje n'amabyi abakiraga igihe yewe nubwo cyanaguza n'amafaranga wowe wibande kuri wese uburyo cyaka amafaranga akazi koza aramanda gakora wowe wibande kuri wese ndi kukigira inasi cyo si gicucura rewe sima nje yuko yabonye ndi umusaza kanyuba kuri wese nje niho nari nshaka oya pe
keretse akampaye naho njye ntako nshaka. uri igicucu ubwo nta kazi ushaka wakwivira kuri komeza amabuno. Oya. Ndi kukugira inama iragukiza warangiza ukifata gute. Akanicare araza akara abashaka kumpa n'ikaramu. Ariko uracari siribatere. Njyewe ndisiriro siko nta mugore naza nawe buri gihe nzaza ariko se naye ndi kujyana kuririmba inzara iranyishe maze icumweru cose njya kuri komeza amabuno kabura akazi ubu sinone tuvuge ngo uyu munsi ndakabona koko ariko kangende ariko Imana ndabizi irakamba ariko amafaranga y'uyu munsi nayapangiye nubwo bahemba 5,000 mufunde naho baramugabanyirije amafani make cyane 5,000 byonyine ariko se ntaco mu rugo baragura ibijumba 2,000 umunyu isabune 2,500 na kamugi mufite 2,000 4,000 ku ishuri amafaranga yo kurya y'abana 1,000 noneho hari ayandi y'amakayi bantumye none rero ubone 5,500 ko ndagoma nkaya 500 ndayakura he ariko si ubundi ubundi yo ndikwapangira nayabonye ariko si ubundi ndayabona ariko ndayabona ariko kanizere da ariko ntacu kangenda yo nde bonda gapfusha kaka uyisumwakura nagendanye nawe washaka yana kwisubirira aya kankomeze ndakabona byemera byanga ariko niba abandi bageze ku kazi kumeza amabuno ariko abiri kose bahageze nanje uko biri kose kangenda yo nyihute simbuka ndebe nanjye ko batakantanga ndakabona wenda ndakabona reka ngende Imana iramfasha nzi gusiga amarangi neza nasigaga aho bita mu Ruganda Prime ngasiga neza Kigali hari ya Kinyoni hose nagiragayo ngasiga bakampemba neza ubuzi nukuvuga ngo hari aho barakanyima ndaberekana ntuza yanjye barebe certificate bampaye yo nigiyeho ariko shaho yanje natereye rino rangi kabisa ngiye gushaka abakozi nabo baze iri rangi narindi kwanduza baze batereye irindi ry'amavuta ubone inzu yanje imere neza kanje gushaka abakozi nanje ngiye gushaka abakozi kuri komeza amabuno baba bahari barambye ngo baba bahari nanje rero ndaje ngiye kureba ko ndabona aho nk'abatatu wenda baze bankorera inzu ndi kubona irangira imaze gucuyuka mpageze kaberetse mbashake nimbara kubashikiriza ku nzu ndahita ngaruka burya tuvugane bya bindi kuri ya gahunda na nubundi abakozi bo sinaherukaga bari hariya hepfora kubabona ari hano bari byandika mbarebe uraho komeranya kuba ubwo rero ndi gushaka abakozi rero shaka abakozi ndahari nese ubu akazi nese ko ibikoresho biri dore jewe n'ikiyede ngo boss komera cyane cyo kwicara gwatuga boss cyaka akazi nge naragakoze nakoze ikiyede hano kwicara karimwe mutumaga aba boss babwiraga bose naragenda agakora muze nkageze hano sangaye ko nawe hageze bwa mbere ngasanga nta bakozi bahari jewe rero boss gira habyukiye saa 10 nageze hano saa 10 kuva mu gitondo umva ukuntu bimeze rero inzu yanje mperutse gutera irangi kazira boss misitondo kishize windi sabati ye gutangira yede ndagikora ariko nkabona kazi nje mu kazi rangiza amahirwe ubundi nakabona uwo kubura muraho gutera neza bose nanje akazi cyakazi ahubwo wewe ndi kubona niko ikoresho ikirangi mu nzu naye ni ikiyede nabikubwiye tuze mbabwira ikirangi mu nzu makutona mwebwe niba natwe dushaka akazi ukeneye kurya se natwe dushaka akazi njyewe maze icumwe cyose Milton kanze kamanze navugana n'uyu ndi kubona ari we anari umufunda hayi anje ntaga kare ndatangira isabato je mfite akazi mu rugo yego inzu yanje mperutse gutera irangi ryaracuyutse
ubundi naguze irindi rangi Ubu nshaka akazi kugira muri kabonetse interere bagapfa. ku nzu yanjye Nakabonye. umuyede njyewe ndakina umuyede umwe Bose. ndakina umuyede umwe gusa Je ninjye wa mbere. umuyede hitamo uwo urajana igihe wanaraga Komera komera. murayiteresha pirope kandi njyewe ufite intuza komeye noneho rero sicari tora aho ngaho nihitemo umukozi nshaka Hari igihe nshaka cyanjye- njyewe kuko njye bosi mba nshaka kuyamushimisha abone neza ko akazi kameze neza kuyo nzakora n'undi murimo ibyo nibyo nshoboye bakwana murari kuraje umva ukuntu bimeze nshaka kugira mu nkorere neza inzu yanjye muyiprokotore ndawukorera neza rwose nta kibazo ku buryo nawe urishima n'ahandi na bya bipangu byo hirya byose nkazabitera ukazampa imirimo ninjewe gashoboye njyewe gashoboye dore n'ikihede nakizanye nimbuga ashoboye mubwire muze tugende muze mberekaho inziri hanyuma mubikurikirana inzu yanjye muyishire ku myaka Yes boss, njyewe muransiga. wewe Njyewe. umva ukuntu ibintu byifashe nari nkeneye umufundi umwe n'umuyede umwe ubwo weho rero sigara hari igihe urabona undi uraguha akazi Uyu muntu ko namutanze gukora akazi mwari karaje gukora. bose rero njye kamitemo nkurikije akazi ukuntu kameze n'ukuntu kagiye kuryoha hariya umuntu ufite ibikoresho bo ni ugutera amarangi umuntu ufite ibase naza tugende ariko akwana umwete dukore ndabishoboye mushake ndakora nambaye n'ubusa ubwo wowe nta gikoresho wazanye wowe uzakora ubutaha wazanye Ibikoresho ngibi. tegereza abandi bakozi baraza baraguha akazi ntari uyu wenyine utari ufite n'imbaraga mwana gisabe ufite imbaraga gisebera arakoraga arakoraga kaca mu kazi cyo gutaka naragufashe sindi umuyede nibagiwe umuyede mwiza shaka nuko tuzashobora akazi Mana koko. Nakoze iki? Naje saa 11 abaje saa 2 barantanze. Mana koko. Ubu koko ibintu byo kujya abana ko nabivuyemo nkaba nshaka akazi. Nshaka amafaranga birako ntacyo byigeze bimarira. Wampa akazi koko nanye nkabona akazi. Ubu ndaje ndirirwa ndabunga ndikubunga. Man. Akazi nutama akazi rero ndamenya ngo nta kora ikomeza amabuno bitangwa ko wikanze se wasinziye mukome. waje kora iki Naje gushaka akazi. Nazindutse saa 11 za mu gitondo. Abansanze hano bagiye waje gushaka iki akazi. waje gushaka iki Akazi. bya bindi byo kurya abana si wabivuyemo Nabivuyemo. so uzi kwandira idemo Dore kandi. uzi kwandira idemo Dore kandi. uzi Dore kwandira muri uzi kwandira idemo subizi babarira. uri ku munsi w'iri demo nakujya ukanyifatanya na barabara bamutete mwana Babarira. suzi ibintu wambaye subizi byo nkuru urabizi Naje gushaka akazi. nyine tuza twumvikanye nyine ibyo nkore subizi Nabizi. uburyo ubucuyi mwankorera ubuzi Nabizi. Narihanye. ngo mwandi Narihanye. shakarakana ko nagakundaga Narihanye. ko napako gashira mu mago mukamwisha ubukwe Narihanye. ubuzi byabunguye iki Narihanye. byabunguye iki Narihanye. Aisha mani ewana nje ibi nibyo mvugaga Narihanye. none uzi ko nzakubona Oya. uzi ko Oya nzakubona mbabarira. reba byakunguye iki Mbabarira, mbabarira. reba uramukubona tugiye gusezera Mbabarira. twe tugiye gusezerana Mbabarira. kwumva Mbabarira. tugiye gusezerana rero uretse nyine byumva waje ku kazi naka nakazi sibyo akazi karuta ko nakaye tuza nakasa akazi se Mbabarira. suri gukora Mbabarira. umukobwa ngiye gusohoza Mbabarira. ibyo mwamukoreye si umubizi Mbabarira. none si ubu ngubu kwera ariko hajya waramushanye hari wamushanye Oya. ariko kanzi niyo jya kugwaho ugapfa wankoreye ubu ngubu ubuzima mba ndimo iba ari ubuzima bwiza Mbabarira. dore nawe nizi telefone wari wicanyanga niba ngingo ntibabazanye kurikomeza amabuno Mbabarira. ariko ruje gushaka akazi k'izindi ndaya haje Mbabarira. Igiyede. hamana kankubwire ejo uzanshake tuvugane uzanshake tuvugane nguha akazi aka kazi nzaguha Ntongere kunkubira. nako kujura uramesa za ntuza z'abana banje amakariso g'abana banje Yego boss. kumva Yego nurangiza no gukoropa wese Yego boss. noneho ejo ahantu ntuyurazi
Oya. Babarira. Babari. Baba. Data we. Cyagiye se? Mana koko. Mana kuko naje nje gushaka akazi. Nkaba mpuye n'umuntu naririye umwana akaba yaranyishe koko. Ko nihanye mana wamba bari rukaba akazi ko ntazasubira muri biriya bintu. Mwako nawe ugize picari kinyishe. Telefone zanjye sikandi. Data we. Kanjye nubwo nta kundi. Jamba mumbira nimba mutagashoboye. Ariko siko nakubwiye ko ari byo mbagamo ko nabikubwiye ari. Rokora kanjyeho ni ibintu byanjye birana nabyize cyane. Wowe turagushimisha. Nabyize bundi birana byize amashuri makuru. Urabona njyewe ibya by'amarangi nibyo mbagamo. Tugereyo karino ubundi akora bose Ibyo akishiba. byose Ugasanga ibintu byanjye nagufasha tugakora. Turarya n'imbata. Ariko uri umuyede. Ndi umuyede. Uzi gukora? Umuyede sisembye ko arampemba ngo najya ngo nibirinde. Berendwi uri umufundi si. Oya ayariyo yose biruta kuya wicare hara ku ndege. Mubanguke, mubanguke. Turaje. Njyewe ndamba mbasubize. Ari amarayirayi. Siragira ngo kwihuta kandi tuwagamo. Babanguka bagicucu. Utajya ntawe uzi ko nanjye komeze nka bosi. Umeze nka boss. Uzi kurampereza. Umeze nka boss nta nakavuye Abantu babo. utangiye kuntuka. Tubanguka tugende bambe we. baburaye nawe Uri igicucu. Ntago uzi ko buriya njye ugiye guhesha akazi. Reka nsubireyo. Reka nisubirayo ndakura ko. Wasubira Ndakurongera. nahe hana wese subiraho maze rebe niburampima. Cucu tugakora. Ariko wagira ngo Mubanguke twahageze mubanguke. meza akazi ka meza nigire mu kazi kanje sha. Anza muyede nakubonye. Akazi ujya Ati umva tagakora mpaka. Ewe Bareba. Nduru kureba iri no rangira imaze igihe. Uri kubona jya haracuyutse ari. Shaka kugira ngo byose risa naha. oya kaburetse. Shaka kugira ngo hano uri kubona hagiye haracuyuka. Shaka kugira hahinduke hasi na hano. Ariko irangi mugomba kurivanga neza kandi uburyo. Ubwo none ubwo turatera hano gusa. wewe nta wewe utikamanza mbye nje umufundi. Uburyo None akora ibyo nje ntaguhereje. niki ari nindi nzu mfite. Nayo nshaka kugira uzayitera irangi. Kankuzanira irangi ubundi mutangira akazi. Uruhande rwose hano Wose duterembega. wose mbego Tugira mbega Ino ruhande rwose turakora cyane hari inyuma. tugire hano dukore kandi tugaragaze umugizi. Mbese kubunye nabone urishima. Bwangu nyine. Ariko nibizabira babikera dikona gutinda nanjye ndamufasha gusa. Oya. Ufite n'uruko nawe. Oya jwamfasha umpereze inangire neza. Reka bwo Tuzana kwihura. irangi. kabetse mbazanira irangi. Babuka boss. Bikurikirana. Si bosi yabahuka tugakora kwa Abahuka mwana. ntabwo azuka abana baburaye. Ariko uzi neza ko twaje no muri pozi saa sita. Nje ikintu njyaga kuba naburaye. Ibijumba muri pause. Nimyumbati. Reka ubwira kandi akaye turakora kujya tubona bikurye nawe kumwira dutashe ariko ugira ibanga uba ufite ubwenge Ntabwo nuko mpfa- nabona dore kavuga iki Nje sipfa kubivuga keretse kubesha gusa. akarangi ukayishira nkari ukagurisha ko Nazanye ntabwo wajyana rimbi. ndukajya Facebook yaba Akira umuyede, akira irangi narizanye. yego boss. Ajya bakwita ganda. Ntabwo noneho umenyaga ndi gisebe nitwa gisebe. Ngubwira umuhereze munkorere neza kandi ibintu nifuza bari byo mukora. No kuburara naburaye. Mukurikirane. No kuburambaga naburaye. Waje. Nda nturi birangi biraberaga. Kanze uretse ariko. Ntura yewe ndi gwa. Ata Si wamenye ko umuntu yiburariye. umva. Mugomba gushira peteroli mugomba gushiramo neza mukaringanyiza Ibyo turabikora Singiye siko tuba tubizi kandi tubagamo. Tugiye kumva neza mufundi.
Vanga vuba Yego, tugiye. Imba uri gikonyozi. Reka ngende ngiye kureba indi nzu bari kunyubakira. Ninsanga mwabikoze neza. Nayo ni mwebwe muzayitira Ariko dore amasaha aragiye wibuke ko tunarajya. Sasa no kutuzanira Wayansigira. Yayohereza kuri telefone. Wayansigira. Yayohereza. 078. Oya numero Bosi. pa numero yawe. 0768 078. Oya Ni njyewe. Ndi nambwira. 0768 Nta telefone afite. Nibaje njya guhanuza Rwanda Teri kandi yaravuye bambe 07 gatanu Wabikora uri gusigira nyine turaza kujya. 075 wa. harya Wafata ariko tukamubwira vuba tukagira kazanira mu tukava. ntuza yanjye Umva. Kabretse ndigarukira. cyangwa se urayaza mu ntoki aza mu ntoki gatayoba Vanga, ure vanga. twayabikuza Twagirangiye mukore kandi mushiremo peteroli muringa. Ugerageze ubujya saa 4:20 wabugeze hano. reka Twavuganye ko turiba twatuyibya akiri karatagaruka. nibyo koko cyaro uyende bwiza reka tuvange Watera tukajya iyo mverope rero iyo mverope biyibitse tuba turebe ko ari originali nidusanga originali tubone kugira tubikeho cyane ko satayibona. manzu ibike Ko satabibona. Ni nuko bibaga wa. sawa ibyo kera mwa ibyo kera mwa igiza ipfuri kuna wagara nk'ahantu ntabikwanduza nawe Nane ubundi ko naburaye. ariko se unaniwe kano kanya te twagira Gana gufasha. ni byiza kugira Akirakora. ariko rero Uri kugira akazi sha ubundi umuyede hari ubwo akwiriye kuvunika cyane ubundi ndahembwa ngaho. iki ni igiciro ubusi kano kanya utangiye kuryama Ndahembwa se nawe ubundi mpembwa gangana nayo. ariko se kwa mbeho nawe nguzi no kugira nawe manzu nduhura nanje mbe niyicariye nawe usije ndebe kubizi nanjye nduhuke Ariko nawe bose ndamubwira ko nakoze. ariko se ubundi wose tuhamaze kano kanya twaza Wenyine. siga utanduza namaniro hoje None se hari ubwo nsiguca sigaho hejuru. oya swavuze ngo urugufundira None se hari uko nari kugira. reka ze kwereka ho Cyabacitse katishinda muri katina bagira batya Abo cyo warangiza vuba je sitakora. maze rero kuko akazi kari kwihuta cyane gwe nkwereka tuba twigiriye Uretse tuba turi akazi kandi kunyasigara hano sigara hano. akazi tuzakorana ejo hano hantu turebe Nire bugenda gusangayo. None se wabugenda ndahagusanga. yewe kanje kamanje kwituma ndaje manze Ariko si kuri wewe. wese Ariko si ibyo bintu byose urabyanaguza uri kanje imvubu. kuri wese ndaje Ese uri imvubu. Mara yo kunya ubundi ko nje ndakora. kanje kuri wese Wakinga ukapfa uraba uri kanje kumpene. kuri wese Kinga. yewe ha boss kanje Bosi nawe manze ngire aba bosi ba kino gihe nabajya babuze cy'amafaranga bayama. Gikonyezi we. yewe Ndavamo nanje nine. ndacanye ariko Kanyi musoha kanyi misusu. Sohoka nanje nine. Vuga mara yo kuvuga mbese kugira muri wese ni musahani. matwe Ariko ndanda ukuntu havamo wishimye. Kwajya mbese uri kuri. imanza wumva ariko Eh. ndi kurya sano ni muri restaurant aho uko zibuye ndi gukoresha intuza byatsi byanze ejo naranywe ibipende byinshi none kubera ibiteri Fata ihanaguza kanaguza icumu. Fata ihanaguza kanaguza icumu. ngana guca Nawe nabonye se ufite ibyatsi byinshi ugara ubuno rungana guca wakanaguza akabuye gato. reka ngire vuba Gira vuba vuba. Bosi yabaho kakatwera amafaranga yo kwirirara. Bigiye gwanera yo gwasohoka nanje nkine. batero narangiza Saka gapfisha magana nanje nine. tutande bari ava bari tujye kurangiza Kare bibaye ndi kwine. ngiye kurangiza buretse ndaje Saka gapfisha magana. ndi kurangiza ngiye kurangiza ndi kurangiza Agara nanje nine. ayiga datuwe uranyisha datuwe igikanu bamvunye umutsi w'ikibuno aranjugunye we arangisha wamuhambirwa ngo ni igisebe rero kayi igisebe Ubu siko ndangije vambaye ikiwagicucu. impfuye si jewe ari impfu ari kurampemukiye Baje gukora. twiga inama Baje gukora umuntu akabona n'umuntu. yuko akazi ka bosi None mvirope yanje ndayisubizayo gusa. akazi kapfuye ntabwo yaduhemba twakerewe babana kurya ibiteri Kiravaye no wese iri kunuka. irarangiye tubyibe Nyine tugende tugerageze. tuca kurigurisha riza Ariko urabumpaye turajya. riza tumiza turahita turigurisha mfite umukiriye se hano riza hano nkwereke Nzane tubikorera. hano turiza hano tugera igihe muce turakijana ariko ubu zatujana zana zatusuke mariko papa tugenda kirikana Fata rero. kuducika dusanga hano Kandi dushire muri envelope. Gira vuba. Gira vuba suka. Gira vuba rero, gira vuba. Gira vuba tugende. tugende ubwo
ataza mu byinshi yakuje mu bikeya gira bikeya narabutetse nanjye narabutetse ariko ninjye urafata menshi kwa nje wabitekereje cyane suka mari utagira ikibazo yagikora gupfumuka yanyiri kugenda kamureke rero katujina narabutetse na wapi ambo kazonkore tujane byose tubi cyane byose niyibase ya ndabijana gira imene tujane bino bigize ajya ngo utamenetse nyine nzayiteresha kuri wese tugende natwe twigende aha tubonye umugati abakozi banje gusi barangije ra ko ndi kubona nta naho bakuze se irangi n'abasigiye ijerekani yuzuye irangi ndi kubona nta akantu watewe ukangana ngo uca kweri baba baganye hera kandebere muri wese ampayinga ahubwo tuwarete bayujuje aba bantu nazindutse kare ndi kuja gushaka abakozi uwari uhari namwimya akazi uramufunda aravuga ati azanye umuntu bizeye none ndebera ibyo banku yangi none ryanje ndabihebye none si kandebe mpamagare polisi bahite babashaka kandi babafate ntago birabyashoboka allo nasize abakozi ku nzu none nsanze banyi ibyo byose nirangi bajanye nshaka kugira mubanshakire nimubafata ngomba kubahemba mumbwire ibihembo ndabahemba mubikurikirane rwose nimubafata muzahite mumpamagara byo nse mbirebere ntaribi sawa